Hi guys, nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe ni Sereveriye nkomeza kugushimira wowe wamaze gukora subscribe kuri channel y'Ibyiza TV. Kuri uyu wa kane Amavubi yatsindiwe na Libya, Amavubi yatsinzwe na Libya kuri stade Amahoro igitego kimwe kubusa mu mukino w'umunsi wa gatanu wo gushaka itike gikombe cya Afurika cya 2025. Icyizere cyo gukina kirayoyoka. Nkomeza kugushimira wamaze gukora subscribe guys. Ni umukino Amavubi yatangiye neza mu mikinire maze ku munota wa gatandatu Imanishimwe Emmanuel Mangwende azamukana umupira ku ruhande rw'ibumoso awuha neza Samuel Gerete wari ku murongo awugarura mu rubuga rw'amahina ashaka Nshuti Innocent. Uyu musore umupira yawusubije Imanishimwe Emmanuel Mangwende wateye ishoti rikomeye cyane maze umunyezamu Mourad Aboubakar awukoraho ariko bihurirana no kurarira. Nyuma y'iminota ibiri Amavubi yongeye kubona uburyo bukomeye ubwo Mugisha Gilbert yahabwaga umupira na Djihad Bizimana imbere y'izamu maze uyu musore wari uri mu nguni igoye kubona neza izamu ateye ishoti umunyezamu yongera gukuramo umupira. Niko byahoze kabisa. U Rwanda rwakomeje gukina neza no gusatira izamu rya Libya ariko biranga biba iby'ubusa. Amavubi yari yatangiye umukino neza cyane kuko yagiye ahusha uburyo butandukanye, harimo ubwo Manchester ari inyuma yarebaga ubwo Kwizera George ahagaze imbere y'iburyo anyuza umupira mu kirere umugeraho neza maze acenga rimwe Djihad Bizimana aza kumwunganira afata umupira awuhindura imbere y'izamu ariko ubura umuntu wakozaho ikirenge nibura ngo ujye no mu zamu ahubwo urengera ku rundi ruhande. Nyuma y'iminota 25 Amavubi yagabanyije umuvuduko maze Libya itangira kuyarusha cyane hagati mu kibuga aho ni ukuvuga ngo nyuma y'iminota 25 Amavubi yagabanyije umuvuduko maze Libya itangira kwataka nyina Amavubi cyane hagati mu kibuga aho yatimishaga abakinnyi bane barimo Nouradine Eldibo na Osama El Sharim bitwaraga neza ndetse n'abandi batandukanye. Myugariro Manchester yagenzuraga neza umupira. Nibwo mu minota 10 ya nyuma y'igice cya mbere Amavubi yongeye kwigarurira umupira cyane akoresheje uruhande rw'ibumoso rwa Imanishimwe Emmanuel Mangwende na Mugisha Gilbert umusore ukomoka mu ikipe ya APR kuko iburyo kwa Fitina Ombarenga na Kwizera George hatakinikaga cyane, ariko igice cya mbere kirangira amakipe yombi anganya ubusa ku busa. Mu ntangiriro z'igice cya kabiri u Rwanda rwahise rusimbuza havamo Samuel Gerete na Kwizera George hahita hinjiramo uwo bita Muhire Keveruni ndetse na Dushimimana Olivier Muzungu. Libya yanyuzagamo imbere y'izamu ry'Amavubi rimwe na rimwe, ariko nyine ukabona ko nyine ni Abarabu bose. Amavubi n'ubundi yatangiye igice cya kabiri neza abona uburyo bwinshi ariko atabyaje umusaruro burimo. Ubwo buryo burimo umupira watewe na Nshuti Innocent ku munota wa 50 umunyezamu akawukuramo. Uyu musore kandi yongeye gutereka
nguterekera umuhire Kevin, umupira mwiza mu rubuga rw'amahina arebana n'izamu awutera hejuru kuri Manseri nawe yongeye kubigenza gutya, atera ishoti hejuru cyane ubwo yari imbere y'izamu ku mupira yahawe na Mugisha Gilbert nyuma ya koroneri yari itewe. Rutahizamu Nshuti Innocent yakomeje guhusha uburyo bwabaga bwabazwe, ariko Libya nayo ikomeza kwirwanaho inyuzamo ikanatinza iminota nyine no gutamburiza inyuzamo ikanatamburiza, ariko uburyo buke ibonye igerageza kubyaza umusaruro. Abafana bari benshi baje gufana ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Abafana bari benshi pe, ku munota wa 78 ikipe yasimbuje maze ikuramo abarimo rutahizamu Ezzedine Elmaremi ndetse asimburwa na Fadi Mohamed. Ibitakozwe n'Amavubi mu buryo bwinshi yabonye uyu musore wari winjiye mu kibuga ku munota 84, yabikoze mu buryo bumwe, yabonye atsinda igitego cya mbere cya Libya nyuma yo guhabwa umupira na Nouadhine El Jirab wari umaze Berizina Nouadhine El Jirab wari umaze gukinana neza na Osama El Sharim, bari bazonze ndetse hagati y'Amavubi, nubwo Amavubi yakinaga cyane aba basore bazonze hagati y'Amavubi. Umutsinzi Ange Jimmy agerageza gutera umupira wapi nyine bikarangira ari iby'ubusa. Amavubi yinjije abakinnyi nka Iraguha Haji ndetse na Rubanguka Steve, ariko na Libya ikomeza gushyiramo abakinnyi bayifasha kurinda izamu iminota 90 ndetse n'inyongera y'iminota 5 yashyizweho, yose irangira Amavubi atsinda igitego kimwe gusa. Uburyo bumwe Libya yabonye yabubyaza umusaruro, ariko ku minota 85 my friend Libya yazamutse rimwe. Iyi ntsinzi ya Libya bivuze ko igize amanota 4 ku mwanya wa 4, nanone yawugumyeho mu itsinda rya 4. Iyi kipe ifite amahirwe yo kuba yabona itegeko izakira Benin ku munsi wa nyuma w'amatsinda, ariko ikaba igomba no gutegereza ibiva mu mukino uza guhuza iyi Benin na Nigeria ku saa 3 z'ijoro. Nyine zaraye zikinnye ku saa 3 wa kane, kuri uyu wa kane ya tariki 14, kuko ibi bihugu ari byo biyoboye itsinda kuri iyi nshuro. Guys, ndagusabye ngo mujye mukora subscribe, ntabwo biba byoroshye, internet nayo birimo kugenda ibyanga, ariko nyine Amavubi nyine tuyaje kutsindwa aza gukubitwa igitego cya Danje mu minota mike. Amavubi yabonye mu minota mike, amahirwe make Libya yabonye yaje kuyabyaza umusaruro kabisa. Nkushimira wamaze kubukora subscribe, ariko nawe utarayikora ndagusabye ngo kora subscribe, ni kako kajambo kako kabara k'umutuku kanditsemo ijambo ngo subscribe. Abakoresheje ururimi rw'igifaransa handitse ngo s'abonner, handitse ngo s'abonner. Turizera ko mumeze neza cyane, uyu mugoroba tuhaye ikaze, turizera ko mumeze neza cyane kabisa.